Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and fly me. ababyeyi impande zombi biyumve n'ikaze, abashyitsi bageze mu rusengero bwa mbere biyumve n'ikaze, ndetse n'abasangwa muri rusange twese twiyumve n'ikaze turi mu nzu y'Imana. Ni igihe tugiye kuyobora iteraniro. Amazina yanjye yitwa Marie Claire Musabyimana, turi kumwe n'umushumba Pastor Julius, niwe uri butugezeho ijambo ry'Imana, ndetse turi kumwe n'abakuru b'itorero, turi kumwe na korali Rema ubushake bw'Imana. Twese twiyumve n'ikaze turi mu nzu y'Imana. Dutangira iteraniro ryacu, tugiye gufatanya indirimbo ya 97 mu gushimisha Imana. Yeah.
turi aha ngaha duteranijwe hano n'ibirori byiza by'ubukwe waturemeye bya Didiye na Louise. Data turakuratse nguzuwe muri ubukwe ubutayu ko watashidikana. Data utanga umunezero wuzuye, Mwuka wawe wera muri iri teraniro nawe. Turakwiragije rero gahunda zose ziri bubere muri aya materaniro, wowe uzuze uyobore Mwami, kandi amasezerano y'ubutangirwe hano uyakomereshe ukuboko kwa Kristo. Komeza ubane natwe twishimire, izina ryawe ryera. Amen. Zaburi 119. Zaburi 119 umurongo wa 57 kugeza ku 64. Zaburi 119 umurongo wa 57 kugeza ku 64. Reka dusome. Uwiteka niwe mugabane wanjye, navuze yuko nzitondera amagambo yawe. Njya gushakisha umutima wose, kundebana urukundo, umbabarire kuko ijambo ryawe ryansezeranije. Njya ntekereza inzira zanjye, ngahindurira ibirenge byanjye ibyo wahamije. Ngatebuka sinkinde kwitondera ibyo wategetse. Ikigoyi cy'abanyabyaha kirambohabushye, ariko sinibagirwa amategeko yawe. Mu gicuku nzakanguka umushimire amateka yawe yo gukiranuka. Mbana n'abakubaha bose n'abitondera amategeko yigishije. Uwiteka, isi yuzuye imbabazi zawe, ujye uyigisha amategeko wandikishije. Haleluya. Reka twakire delivazi baririmbe indirimbo bateguye. Imana itweretse by'ubukwe n'umugeni, uyu ni umunsi mwiza Imana yaremye, muze tuyishimire. Dore ibirori byiza Imana itweretse by'ubukwe n'umugeni, uyu ni umunsi mwiza Imana yaremye, muze
Nizeye ko buri wese afite umunezero mu mutima we, ubukwe n'ibyishimo. Ikibazo cy'ibyishimo cyo kukibura uko ubuzima bumeze, ariko muri byose ibyishimo nibyo byinshi. Haleluya. Bivuye ibyo rero mu mwanya w'Imana, Imana byose. Amen. Turabishimiye inshuti bavandimwe mwese, imiryango iteraniye hano, turabishimiye n'uko tubishimiye. Muri mu itorero Presbyterienne mu Rwanda peri Paruwasi ya Kicukiro, aho buri wese afite umwanya urimo wicayemo n'uwawe, ntawakugira, ntawagusohora. Uwo mwanya wicayemo wicaremo neza utekanye n'uwawe. Haleluya. Uri umushyitsi mwiza kandi uri umusango, kuko uri urugo rw'Imana. Turi mu rusengero rw'Imana, aho buri wese afite umwanya we. Ku Mana buri wese afite umwanya. Imana ishimwe. Rero rwose ngo nibonye mu kanya abantu bahagurukaga ngo baririmbe, niba wongera ngo bahaguruke muririmbe. Nushaka kubyina ubyine, hano biremewe kubyina, biremewe rwose, biremewe kubaza icyo ushatse imbere y'abantu bahagaze n'icyo babereyeho kugira ngo bakuyobore. Tunejejwe n'Imana kandi ntabwo biratunejeje cyane, kugira ngo mumfashe twakire abashyitsi bari hano kandi mwese muri bo. Ngiye kwakira ntabwo ndi batandukanye rwose, umuryango wa Mise n'umuryango wa Didier muri uwo muryango ndibeje, muri umuryango umwe, abana barabahuje, abana baraduhuje. Ubu rero sinshobora kubatandukanya mwese aho muri, ari abari ku ruhande rwa Didier, ku ruhande rwa Mise, bingiriye rwose kuko ibyubahiro mufite aho muri muhaguruke dushima Imana. Tuzaba turimo twabakiriye. Amashyi menshi cyane ku Mana. Imana ishimwe, twabakiriye. Mbanze neza kuza muri ibi birori by'abana bacu, nimwumve rwose ikaze mu nzu y'Imana. Turabakiriye rwose, nimwicare kubwiriza. Ariko mu buryo bw'umwihariko ngiye kwakira ababyeyi b'aba bana. Ndabareba nk'ibibwira ababyeyi baruhuye, ababyeyi ba Louise, ababyeyi ba Didier, mwafashe mugashima Imana. Njye niko bigenza rwose, ntabwo twakurikira abantu tutarabakira. Nimwe soko, nimwe muyoboro w'ibintu. Kubaho kwanyu no kurwanira ibyanyu, ibyubahiro byanyu, kurera neza, kubyara mukarera neza,
mugubwe neza mwakoze n'Imana irabashimira Imana irashimira Imana irabashimira natwe turabashimira igihugu kirabashimira n'itorero rirabashimira turabakiriye rero mwicaye rwose ngo munezerwe ibyishimo byanyu bikomeze bibe byinshi mwicaye bakira basaba ibyishimo bye n'ubeza bize bahaguruke kugira ngo tubakire ndizera neza ko mubaha amashyi nimukomeze kandi abashyira bose twongera amashyi ibyishimo byo kwakira abana bacu muri ibi birori byose muri uyu mwanya wateguriwe ubugingo bwacu bifatanyije nawe kugaragariza Imana kunyurwa kwayo kuko mwiyemeje gushyingiranwa dukurikije umuhango na gahunda by'itorero ibyo kwitegura gushyingirwa kwayo byose byaratunganijwe kandi kugeza ubu nta kintu na kimwe cyabonetse kibasha kubabuza ugushyingiranwa kwayo kwera ikitabonetse nta kiriho ntikizaboneka n'ikindi mumfashe rwose twongere kandi tubakire umwicaye rwose turakira parenamare namwe muri ab'ingenzi n'ab'icyubahiro namwe mu bakozi tubashimire haleluya turakira rwose kandi abasore n'inkumi n'abana buri wese yiyumve bari mu nzu y'Imana Imana ishimwe gusaba rema maze ngo twakire abageni We take
gusenga. Data twese uri mu ijuru tugushimiye cyane kubw'umunsi mwiza, umunsi w'ibirori waturemeye mwami Imana kugira ngo tuwishimire, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data mwiza rero turakurinze cyane ngo kuko watangiranye natwe kandi uri kumwe natwe, n'ubundi komeza ubane natwe muri iki gihe. Mwami Imana twumve icyo tubwira abageni bacu, Mwami Imana bumve icyo ugushakaho kandi bifuzaho mu rugendo rushya batangiranye. Icyo tubereje imbaraga zose z'umubiri gukora kose kose atari turagutesha agaciro k'aka kanya, turakurinze ngo Mwuka wawe wera imbaraga zisumba byose aba arizo zurukira kuba aha ngaha. Buri muntu wese wari aha ngaha atari hari icyo yumvise, ibyo tubisaze mu izina rya Yesu, amen. Abafite Bibiliya nazifungura tugasoma ijambo ry'Imana. Turasoma Abaroma ibice 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Abaroma 15 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe uravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo twebwe Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza. Umurongo wa mbere turageza ku wa 7. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye twinezeza. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi umukomeze. Kuko Kristo nawe atinejeje nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Nuko rero Imana niyo kwihangana no guhumurizwa ibashe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka, kugira ngo muhimbaze Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se n'umutima umwe n'akamaro. Umurongo wa 7, nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Nta kintu cyangwa Imana ryumvikana ijambo ridateye ubusobanuro ubundi bwinshi cyane, baryo ryonyine ririhagije gusobanura ijambo ry'Imana dusaba. Hamwe n'uyu munezero turimo wo kubona abana bacu bize bagiye bashinganwa ko babyiyemeje, imiryango n'itorero bihari, ni byiza kandi n'ibikuru. Muri liturujia yacu ya eperi ariko ko bimeze no mu itorero ryose rya Kristo, ubu turabahamya itorero, turabahamya no gushyingiranwa kwa Luis na Didier. Ariko si twe gusa, ni Imana ubwayo, kuko mu kanya bagiye kurahira ko bazabana kandi bakabana neza, bakabana udatandukana mu gihe bazaba bafite umugisha wo kuba muri uyu mubiri. Bazaba barabisezeraniye imbere yanyu, imbere yacu n'itorero, ariko kandi bazaba barabisezeranira imbere y'Imana. Gusezerana k'umugore n'umugabo ntabwo bikuraho k'umugabo, ntabwo bikuraho k'umunyantege abo umunyantege, n'umunyembaraga abo umunyembaraga. Kamere muntu uko duteye ntabwo bishobora gukurwaho gusezerana, ahubwo bishobora gukurwaho n'imbaraga z'Imana ziba ziri muri twe, zikorera muri twe. Imana igiye kubashingira, Imana yaremeye kubaha nk'umugabo n'umugore, izi ko batanganya imbaraga. Rero rwose ntabwo nzi ngo hagati ya Bize na Didier imbaraga,
ntabwo naremeye ariko Imana irabizi ntabwo mungana imbaraga umwe ashoboye iki cyane uwundi agashobora kiriya cyane umwe akaba umunyantege muri iki undi akaba umunyantege muri iki niyo mpamvu Imana yabonye ko ari byiza ko abantu buzuzanya kugira ngo za ntege nke z'uyu zuganirwe n'intege nyinshi z'uyu za mbaraga zawe nyinshi zize zunganire za ntege nkeya z'uyu z'umugabo n'umugore turuzuye umuntu aruzuye wese ariko nuko yuzuye ijambo ry'Imana ritwemerera neza kandi riraduhamiriza ko muri twebwe turi abanyantege nke dufite abanyantege dufite n'abanyembaraga umugore n'umugabo baba Imana yahuje ntabwo Bibiri itubwira ko bose baba bangana imbaraga kenshi abagabo dukunda kwibeshya tukumva ko ari twebwe abanyembaraga igihe abagabo benshi baba nta n'uko babibeshya ariko ni ukwibeshya abagabo si bo banyembaraga n'abagore si bo banyembaraga bikurikirana n'imbaraga wowe ufite umugore umunyembaraga nk'uko umugabo umunyembaraga umugabo umunyembaraga nk'uko umugore ari umunyembaraga gusa kimwe cyo bibiri twereka ni uko twese imbaraga zacu zituzuye igihe cyose tuba dukeneye undi muntu wo kutwunganira ni umugisha kuri wowe tugiye kubonye Luis Imana niyo yaguteguriye Luis kugira ngo akuzuze mu mbaraga ze nawe Luis tujya kuzuze mu mbaraga zawe mwembi hamwe imbaraga nkeya ufite imbaraga nyinshi ufite nizikura zibe imbaraga zuzuye abagabo bari hano wenda batandukanye n'abo bashakanye cyangwa abagore bari hano batandukanye n'abo bashakanye bababera abahamya umugabo cyangwa umugore utakibana n'uwo bashyingiranywe iyo batandukana bumva ko byoroshye ariko ingaruka akaza kuzumva nyuma ibintu byose bitangiye kumunanira n'ibyo yari ashoboye kera bitangiye kumunanira nta muntu ushobora ab'Imana yahuje hamwe mu kubatandukanya cyangwa kwitandukanya na za mbaraga bari bafite mbere ziragaruka zigashyira kuko Imana iba yarabemereje izindi mbaraga nyinshi kakaba kaga rero ubusabane si byiza ni ibyaha byabiteye ariko ntabwo byari ibyifuzo by'uwari wese ntibyari bikwiye kuba ibyifuzo by'umugabo ntibyari bikwiye kuba n'ibyifuzo by'umugore ko ab'Imana yahuje hamwe ab'Imana yafatanyije ab'Imana yateranyije hari ikintu batanga n'ibyo yari afite z'imbaraga biragashya ijambo ry'Imana ridatinze Pawulo inama atugera mu rwandiko yandikiye Abaroma abwira abanyambaraga nibabwira kandi kenshi umunyembaraga niyo ukunze no kugira amahane kora iki ngiki wowe ntibasha kubikora akaba ari umwaka kwihangana ariko n'igihe n'umunyantege nawe aho n'umunyamahane birashika ko umuntu ananirwa ibintu byinshi ariko kandi akaba ari gutera amahane nta n'ubwo aba akwiye gutera amahane Bibiliya iratubwira ngo twebwe Luis niba ari umunyembaraga ariho ushaka intege nyinshi cyangwa se niba ari bige ngo twebwe abakomeye ngo tukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ibindi bikomeye kwihanganirana niba ufite imbaraga ufite intege nke ubasha kwihangana yewe niba ari umukiranutsi kwihanganira wa muntu ugaragara ko afite intege nkeya bikunze kunanira abantu benshi bishobora kwitwaza nk'uko ari wowe ukiranutse ngenda kiranguka ngasenga kenshi numva ko rero iki n'iki ukitwaza ibyo ngibyo wenda ukavuga uyu nguyu ntasenga ariko Bibiliya iratubwira ngo uko waba umeze kose
muri mwembi didier nubwo imbaraga ahantu hamwe mugenzi wawe ntazigire bibiri inama umunsi wa mbere uzamwira nawe wese nuko nubwo imbaraga ukabona mugenzi wawe afite intege nkeya aho iyo nini nadusaba iragusaba ko kwihangana kandi umuntu wese muri twe wanezeze mugenzi we kugira ngo amubere ivugazi umuntu wese anezeze nta n'umwe ari mu rugo gusa no mu mibereho yacu ya buri munsi nta muntu wari ukwiye kuba intandaro yo guteza ibibazo abandi ahubwo icyo ijambo ry'Imana ridusaba ni ugukora icyashoboka cyose kugira ngo mugenzi wawe anezere ariko akarusho kabe mu rugo umugore akora ibishoboka byose kugira ngo umugabo ahore anezere n'umugabo akora ibishoboka byose kugira ngo umugore wiwe ahore anezere satani rero ngibi by'abagore satani umurimo wiwe ni ugutuma umwe muri mwe atanezere kandi iyo nawe yakora umunezero na mugenzi we akamufasha gukomeza kuwubona ariko biriya abantu babasha kuzuza inshingano umugore agakoresha imbaraga ziwe afite n'urukundo afite kugira ngo anezeze umugabo we mu byo ashoboye byose n'umugabo akaba aribyo akora izi divorce tubona za buri munsi ntizabaho ntabwo tubona mu ngo ntizabaho ubwicanyi tubona mu miryango ubwaho umugenzi wawe yananirwa ukamwihanganira yakenera ijambo ryiza ukarimubwira nta kintu gisenya umuryango k'igihe umwe wese akaza kwikubira yumva ariwe wanezerwa yumva ariwe wagira ijambo yumva ariwe wategeka icyo gihe rero menya yuko urugo rwawe ni uko rwose rwashinga ahubwo ibyiza dufite turiya bagenzi bawe nizera ko muri kumwe ibyiza ufite Luis imbaraga zawe ubwenge bwawe byose Imana iragusaba kugira ngo uzajye ubikoresha kugira ngo igihe ahora anezerewe nawe igihe niko ijambo ry'Imana rigusaba kugira ngo imbaraga zawe ubwenge bwawe ubucuruzi bwawe ukomeze kubukoresha kugira ngo Luis wawe ahora anezerewe dushyira mu Imana dusaba kandi ngiye ku murongo wa nyuma nubwo n'abasuhuza ngo nuko mwemerane kuko Kristo nawe yatwemeye nuko mwemerane kuko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe mwemerane kuko Kristo yabemeye ese mugira ngo Kristo yatwemeye ko twari beza ni akaga gakomeye cyane hagati y'abagabo n'abagore iyo buri wese agenda yandika icyaha cya mugenzi we akaba ariyo twandika wa munsi wakoresheje iki wa munsi watsinzwe kuri iki wa munsi cyarakunaniye wa munsi icyo gihe bizagenda byibunganye unanirwa kumwemera kandi bibiliya iratubwira ngo twemera Kristo yatwemeye turi babiri ntibigare kwibesha ntibibeshe kuriya ngo Luise si umuntu Luise ni umugore wawe mwiza ariko ni umuntu ufite intege nke afite imbaraga ariko afite intege nke afite ibyiza ariko afite n'intege nta muntu n'umwe ufite intege nke afite icyo azashobora n'ibindi bizamunanira na Didier wawe Luise niko ameze ni mwiza n'umugabo mwiza Imana y'Imana afite ibyiza byinshi ariko afite n'intege nyinshi dore ko rugo hari amagambo azakubwira akakunezeza hari n'ayandi ashobora kuvuga utuntu ukumva ntavuze ko ajyanye n'ijyane umuntu wese ntawe avuga amagambo amwe ariko icyo Bibiliya ivuga ni uko twebwe tugomba guhora twemerana tukemerana ngo mwemerane kuko Kristo yatwemeye turi babi yatwemeye turi abanyabyaha yatwemeye tutari dukwiriye kwemerwa n'abandi bantu ariko twebwe
wari uzi ko ukuri nta kintu na kimwe cyari gikwiye gutandukanya umugore n'umugabo. Abantu benshi hari igihe bazana ibyaha bimwe bakavuga ngo Bibiliya iravuga ngo iki ngiki, ngo ikintu kibayeho ngo bakwiye gutandukana, ariko Bibiliya ntabwo ibyemera. Muri Bibiliya nk'uko kumwe k'umugabo n'umugore, Imana ihamya umubano nyakuri ugomba kuboneka hagati y'umugabo n'umugore, buri wese akabonera mu bafatanije urukundo no kwiringira, gufashanya no kunyurwa nk'uko Imana ishaka, haba mu byiza cyangwa se mu makuba. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo bashakanye bakaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi umwami wacu yongera kubivuga ati, nuko icyo Imana yateranirije hamwe runaka gitandukanye. Niyo Pawulo yituma gufatanywa ubwiru bukomeye, bituma gufatanywa akugereranya n'ubumwe bwa Kristo n'itorero rye. Nuko rero ubwo gushyingiranwa byashyizweho n'Imana, ntihakagire ubikora abikinisha, ahubwo bijye bikorwa mu kwizera no kunyurwa nk'uko Imana ishaka. Ubwo nibwo Imana ubwayo izafasha abashyingiranywe mu kubana kwabo. Hari impamvu yatumye Imana ishyiraho gushyingiranwa kwera kandi ari byo yumve. Ukwe nawe mugeni, kugira ngo gushyingiranwa kwanyu kumere nk'uko Imana ishaka, ukwiriye kumenya impamvu yatumye Imana ishyiraho gushyingiranwa kwera. Umugabo n'umugore bombi bagomba gufashanya mu rukundo rw'ukuri kandi biringiranye mu bintu byose byerekeye ubugingo bushira n'ubuzahoraho. Kubakira hamwe urugo rwabo, bagahabwa umugisha n'Imana yavuze iti, mugwire wororoke, kandi urugo rwabo bakaruyobora mu bunyurwe, mu kubaha Imana no gukomeza itorero ryayo. Kugira ngo umubano umwe rukumbi kandi utadahoka nk'uko Imana ishaka, ntibakwiriye gutaha cyangwa kwahukana cyangwa gushaka abagore benshi cyangwa abagabo benshi, kugira ngo imibiri yabo ariyo nsengero z'Umwuka Wera itangizwa, ahubwo Imana ihimbarishwe imibiri yabo. Inshingano zabo, ijambo ry'Imana dusaba kugandukira kuba kubaha Kristo, ikatubwira ngo abagore mugandukire abagabo banyu kuko bikwiriye abari mu mwanya wacu. Bagabo namwe mukunda abagore banyu mukabashakire, nuko nawe umuntu wese yakunda umugore we uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Wowe byiringiro bye, uzakunde umugore wawe uwineza bize, kuko Kristo yakunze itorero rye akaba yarimyitangiye, niko nawe uzitangira umugore wawe. Uzamukorere utizirikana ubwawe, kandi uzamurinde igihe cyose. Ujye uharanira kumutunganira, kandi ntugatekereze na rimwe kumwirukana, ahubwo mujye mubwirana inama hamwe bibakomereye, kandi mwegerane urukundo. Ntuzamuharike, kuko Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe, kugira ngo abe ari bombi babana bakaba umubiri umwe. Ntukagirane amakungu n'undi muntu uwo ari we wese, yaba igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Ujye ukorana ubushishozi kugira ngo ubone ibitunga urugo rwanyu. Nawe neza wize, ujye uhora uzirikana ko ubwayo ari yashimye kuba urugingo rw'umugabo wawe igihe, kuko itorero rihamye kuri Kristo rikamugandukira, rikamwubaha, uko ariko nawe uzakunda umugabo wawe. Ujye uhora uharanira kumutunganira, kandi ntugatekereze na rimwe kumureka cyangwa kwahukana, ahubwo mujye mubwirana inama hamwe bibakomereye, kandi mujye mwigirana urukundo. Ntukemerere umugabo wawe kukuzanira n'undi mugore, kuko Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe, kugira ngo abe ari bombi babana bakaba umubiri umwe.
tukagirana akavugo n'umuntu uwo ari we wese n'igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Mujye ushaka icyateza urugo rwanyu imbere, kandi kugira ngo nawe ni byiza kubaha Nyagasani no guharanira amahoro n'ibiture mu rugo rwanyu. Mwebwe mwembi mujye muhora mukundana, haba mu bukene cyangwa mu bukire, murwaye cyangwa muri bazima, mukiri bato cyangwa mugeze mu zabukuru. Urukundo rwanyu mururinde. Mujye muhora muzirikana ko muri abaragwa b'ibwami bw'Imana. Kubw'ibyo mujye muhugurana, mujye muzuzanya mu bitunganye byose. Buri wese azirikane mugenzi we aho ari hose, amuzirikane mu bandi, mu butegetsi ndetse no mu itorero rya Kristo. Mujye mubana mufite ubwenge n'urukundo, kandi ntimukarakare kugira ngo amasengesho musengera hamwe atagira inzitizi. Reka mbasabe gutera intambwe muzirane imbere, musezerane imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo. Kandi usezerane inkuzo zose uzabwira umugore wawe. Niba ari kubyemeye usezerane imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo, uti jyewe amazina yawe niko byemeye Imana ibifashemo. Yewe byishimo tugiye niko byemeye Imana ibifashemo. Nawe ubwiza wize wemereye imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo ko byishimo tugiye n'umugabo wawe. Mbese uremera inshingano maze kubwirwa zose, kandi usezeranye kuzuza zose igihe uzabwiraho n'umugabo wawe. Niba ari kubyemeye nawe usezerane imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, uvuga uti jyewe ushira amazina yawe niko byemeye Imana ibifashemo. Yewe Uwineza Louise niko byemeye Imana ibifashemo. None guhamya amasezerano bambikaniza impeta ni ibimenyetso bibagaragarira ubwabo ndetse bigaragarira n'abandi. Ndagusabye Mwami Imana ishobora byose kugira ngo ibimenyetso byerekana urukundo rubashyira, ubyejeshe amaraso yawe, ubyejeshe amaraso yawe, kandi Mwami Imana ko bazajya babireba bajye bahamya ayo masezerano bagiranye uyu munsi wa none. Kandi Mwami Imana umaze kubahuza kubateranya nk'uko ijambo ryawe mbese rivuga, babe umuntu bari babiri ariko babaye umuntu umwe kubw'ayo masezerano bamaze kugirana. Mwami Imana wakoze cyane, byose ubikoze neza kuko uri Imana. Ngiye kumwambika iyo mpeta uvuga uti jyewe amazina yawe tumwambitse impeta, usezeranye kugukunda no kubana nawe kuri nawe. Yewe igihe byishimo mwambitse impeta, musezeranya kugukunda no kubana nawe mu kuri nawe byawe. Yewe Uwineza Louise mwambitse impeta, usezeranya gukunda no kubana nawe kuri nawe byawe. Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, ugira neza Mana. Ineza yawe ihora mu bihe byose, urukundo rwawe ruhoraho iteka ryose, umugambi wawe nta kintu na kimwe gishobora kuwugura. Tuzi neza ko uyu munsi Didier na Louise babaye umugabo n'umugore. Uyu munsi twebwe niko tubibonye, niko tubihamije, ariko Mana umugambi wawe ni ibyakera isi itarabaho. Louise ari mu mugambi wawe, Didier ari mu mugambi wawe. Wari uzi ko bizazaba umugore wa Didier na Didier akaba umugabo. Mwami Imana turabasabira amahoro menshi, turabasabira umugisha, turabasabira kugubwa neza, turabasabira gutunga no gutungana, turabasabira komokaho n'abana bose yagira icyo bazakora n'abana. Urugo rwawe rwuzuza imigisha yawe, imigisha y'umwuka n'imigisha y'umubiri. Barakwizeye bateye intambwe baza gushyingirwa hano, gusezerana imbere yawe, imbere y'itorero ryawe.
wawe n'ibyinshi uzamufasha ko ukabona yaratunze ufatika ko ibyo byose turabisanira ariko ikirenze rwose Mana ni uko rwose bakagukunda bagutunganiye bakora ibyo ushaka urakoze Mana uzabana nawe ibihe byose bazaba uzabahaye byo kubaho urakoze Mana y'amahoro mu izina rya Yesu Kristo utarije kuba umugabo n'umugore kandi guhera umunsi tumenye ko nta muntu n'umwe wabasha gutandukanya ab'Imana n'iz'umuntu amashyi y'Imana Imana yaguhaye umugore bizi Imana yaguhaye umugabo tugomba kutishimira cyane ufite amatsiko twese twereka umugore wawe nawe twereka umugabo niyo mpamvu tubageneye icyemezo cyo gushyingiranwa
abuzukuru kandi urukundo rwanyu rukomeze rugwire rwinshi mwakira icyemezo cy'uburenganzira murakoze cyane ijambo hamwe muzasengere hamwe muzareke bayobore niba muzahirwa mu rugo rwanyu kandi turifuza tugende umuririmbyi ako turifuza icyerekezo indirimbo nziza muzaririmbire hamwe muzasengere hamwe ari icyifuzo n'icyifuzo bavuye murakoze murakoze barafasha bahagurutse kugira ngo dusenge tugiye kongera kubasengera ntabwo nzi niba hari umuntu wazanye impano gutanga gusa ntayo mpamvu urabona bari kayifite bitegure ko ntabwo abantu maze dusenge ariko ntabwo bazanye impano hanyuma rema ntabwo bazanye impano yanyu Bwana ibintu byose mu izina rya Yesu Kristo tunejejwe n'abana bacu beza baduhaye tunejejwe no gushyingiranwa kwabo kwera wabanye nabo ari abana ubana nabo ari urubyiruko ari umusore ari inkumi uyu munsi Didier abaye umugabo wa Louise abaye umugabo umugore wa Didier ibyo ni byo dukomeje gusaba guhera uyu munsi ukageza iteka ryose Mana niba ari urugo rwabo ugendane nabo mu nzira banyuramo yose ugendane nabo ubane nabo muri uriya rugo rushya rwubatse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Umwami wacu nk'umumahoro wacu twabonaga umunsi ku munsi turazirikana imibereho tutangira itoro ry'ibanze niyo natwe twishimira kubana nabo kandi tubona no kwakira buri minsi tubaye ikaze mu itoro ry'ibanze kwakira muri bo turabishimiye ubwo kwitangira bwa Didier bugiye kwikuba kabiri tubishimiye Imana abari hano n'abadahari hari ubutumwa banditse ubwo butumwa batwohereje kugira ngo dushyikirize abageni ni ukubifuriza urugo rwiza kandi turabifuza kubyamagayika umugisha n'abakozi babo mu bakozi reka nsabe ubuyobozi abegere n'ubufite babashyikirize abakozi
gushima Imana ingamba zose aho zigeze niyo yabanye natwe mwashimye biri kwazi barahari reka badufashe dusabe protokole batwohereze iseke imbere dutambutse ituro hanyuma rero ituro ntabwo ari ibyo gushyigikira abageni n'ituro ry'aho mu rusengero babanje bazana n'ibyo abo bari kumwe n'abageni iwacu Mana mwizina rya Yesu kubana natwe tukurangije na gahunda zose ziri imbere ukomezanye nawe muri bacu mwami imiryango muri gahunda zindi zose ziri gukurikira iyi ntiducogora ntitunanirwa gukomeza kubasengera dukomeje kwikinga cyane uratwemerera mwami ko tugusaba udasiba kandi dukomeje kwiringa ndetse twizeye kubagirira neza bakaba hamwe n'ibyiza byawe Yesu kandi buri wese hajya ibintu bizaba bihuje agendane nawe abavuye kuri bageze wawe amahoro n'abari hafi bageze mu miryango yabo uyu mugoroba ndetse n'uyu munsi wose n'ejo n'iminsi yose tuzakomeze tubone neza yawe wakoze Mana natwe turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Thank you ibyo uhora unkorera Yesu nzamuha icyubahiro thank you Papa thank you imirimo yawe mwami irenze uko nayivuga niyo mpamvu ngushimira Yesu wampaye amahoro ndetse niyo mpamvu ngushimira Yesu nukuri mwami wanjye ubasumba bose
yatangiye muri Edeni ubwo Imana yemaga Adamu ngiramusinziriza ngo ibona ko atari ngombwa kaba wenyine ndimukura urubavu imukuyemo iramubwira ngo aka ni akarakombara yawe. Dushimiye Imana ko yarinze Didier ikenda Louise wiri intambwe zabo kandi uzakomeza umushyikirwa rwabo kugira ngo ubuntu bwabo buzakomeze busakare muri wowe nabo bazitwe abakoze umuryango kandi izina ryawe rizabe icyubahiro kuri bo. Mana nziza rero ngwino ubaye natwe kubigiye kuba ari byo kurya n'ibyo kunywa byose bize kuba iba ibigoye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wacu, amina. Wowe tubishyikiye muri byose akuzabana nawe igihe cyose ati mu bufatanye bwanjye nawe n'ubu rizaje izuba rive ariko sinzareka gufatanya nawe. Barajyana congratulation yegeze congratulation maze muhuze ibiganza murashimira cyane mushimira Didier na Louise yaje mu munsi mwiza kandi ukaba umunsi wanyu mukunzi nkunda ubufatanye bwanjye nawe tuzagera kuri byinshi dufatanije ateka amaboko yanjye azaba amaboko yawe kandi ibiganza byanjye bizahora. Murakoze cyane maze munyemere mugire hino. Day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of a sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless heart. Yes, I'm back. Ciao, amahoro. Yego muje tubizi rwose aha turi mu muryango wa Ntirenganya Yohani Petero mu bwishaza rwose babibonye kibera inka akazuba karambitse inda ku muyaga w'ikiyaga cya Kivu. Niyo mpamvu tumuhumbetse no mu misozi igaragiye amataho ya Rwengera. Wabonye intore nagize uruhuko igitaramo vuzaga iwanyu urukerereza ruranye koko hanyuma numva nanjye ngiye gutaramira. Ndabishimye rwose buriya nusubira bona noneho nakarusho. Yego nakubwiye ngo mwaje tubizi ntabwo mwadutunguye rero twashashe ubugari abibonye maze reka intore zigutaramire hanyuma usubire uzataha. Ibyo nteka byose ndabyumva ariko ndimo gusabe nanjye buriya uze kunteka nagusabye nta kibazo rwose ntabwo ndi ndamusabwa ntatande turi buce se reka banze urabe urakoze mbe ko kagerayo icyo cyaka ntawe cyica ngo cyajyana nanjye nacyo ureba ko wagitsirika yanyota yibeshyaga nari ntagiraga narwafutse kayo sinakubwiye ngo hari akayaga katuruka mu kiyaga rwose yafutse murakoze cyane. hanyuma abakobwa beza baguherekeze ubuhinira uti nuza kumva ushize inkuru uratubwirire kuri ku mutima. Murakoze uriya musangiza w'amagambo yabyumvise buriya karame imanzi ya mwakoze iki rukundo rusanzwe mu miryango yacu yombi, urukundo rwahana n'inka rwahana abageni. Ari nayo mpamvu ibihe byashize mwaje mu muryango wacu Inkezabahizi
ari i Nyanza mufata urugendo rurerure nk'urwo nabonye muzinduwe n'urukundo rusanzwe mu muryango wacu muza mutugana mutayoboza kubera ko tuba dusanzwe tugenderana umuryango urabakira turi bake neza turabazimanira ngubwa neza muza kutugezaho icyifuzo rero ko mwazinduwe n'urukundo kandi mumaze kugira abasore bageze mu byimbo mudusaba irembo ry'umugeni iwacu rero ndanze ntayiharangwa twabemereye irembo tutabaruhije irembo murarifata kuko umuco w'abanyarwanda biteganya turazishima icyo bakundira ntabwo murambika igihe kitarambiranye badutumyeho muragaruka mujemo umuryango mugari tubakirana ubwuzu uko bisanzwe turabataramira turabazimanira ibintu bigenda neza muri nasitazi uranganje imbere umuryango ntirenganye ati nanjye ni intumwa y'umuryango kandi nzirwe n'urukundo udusaba umugeni igihe gishize uri neza musabira byishimo uko nabivuze twari dusanzwe duhana inka duhana abageni ntabwo twakugoye tubemerera umugeni tutabatinde muradukorera inkwano turazishima dusezerana igihe cy'umunsi nk'uyu itariki nk'iyi ndetse n'umwaka ko tuzabahekera niyo mpamvu mubona iyi mbaga iteraniye aha bariya bose bakibasha baje mu bijisho duhetse uri neza ntabwo rero njya nkunda kuvuga ngo uriya mukobwa wari wagenda mu mujishi murabizi bari bakuru buriya yananiwe ariko naho yicaye abagaragara ndetse na mugenzi we urabona ko inzobe yarushijeho uyu rero ni umwari utamwaye nagira ngo jejuru na mugenzi wawe bigire hino ubushyikiriza hanyuma mubwire n'ubundi butumwa kare nuko mutetesha hato tutazaha nabibonye n'abaje kera nuko bimeze murihangana ni umugabo mura yagihangane ntabwo yapfa nubi neza ukomoka mu muryango abahizi umuryango ugira urukundo n'urugwiro umuryango uzi gutanga uburere ndetse uzabyibonera ni umwari ukurikira kurube ba nyirasenge mu muryango yayo tumwizeyeho rero uburere bwa kavukire tumwizeyeho uburere bwo mu ishuri hose yitwaye neza tumwizeyeho n'uburere bwo mu itorero ni urugero rwiza kandi arasanga beza nguyu mugeni rero badusabye mugubwe neza turamwifuriza rero umugisha w'Imana umugisha utagabanije turamwifuriza kubyara abahungu n'abakobwa turamwifuriza kugira urugo rugendwa turamwifuriza kugira amata ku ruhimbi turamwifuriza kugira ibigega akagira ibyo atanga n'ibyo asigara Imana ikuragire iguhe umugisha n'byishimo wawe urakarama urakoze umvangizi cyane iguhe umugeni wawe rero usigaye umunezero taragenda nyemerera kugenda mwakiriye umuryango mugari wa ntirenganya ndagira ngo munshimire iyi mfura impundu abandi bavuga ngo bavuga umuhesha w'inkiko ngira ngo Yosefu ni umuhesha w'imigisha turagushimiye murakoze cyane gushima yabana namwe yereka nivuge rero ugiye dushengurukanyishe abashingwa ngerero hariya hakurya barazuririmba uzi ko atangiye kubyimira
murakoze cyane. nagira ngo ndirimbire ibihogoza, nagira ngo mbabwire ngo amagambo mwigeze mwumva y'urucantege ngo Anastase zo twamuhaye azikatanye mu ruhango sibyo na gato. dore rero inganje ubundi ariko nagira gato ubundi wacu murakarama. Urizi hano hari ababyeyi bangana ba nyogosenge, hari n'urungano ariko bo natoranijemo kugira ngo mujye mukina saye bari hano muri immigration bwaje mu kwezi kwa buki mubyare muheke nubwo nakora. Taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so Chibo Fernando Aye Kunda nihuzoronka amahoro iyegereza ugusanga nihuzobaho wishimye. Uwo niwe mwana nakunze tukiri bato mura ku mutima. Ibihe biraza bikagenda ariko urukundo ntirushira. uko mutureba twese turamukurikira, adukoreye ikintu cyiza, aduhaye urugero rwiza. Mukuru wacu turagukunda, uduhesheje agaciro, uduhesheje ishema mu muryango. Iyi niyo mfura dushingiye mu bakobwa, ubwo tuvuga twese niwe mukobwa wa mbere dushingiye. Twifuje rero gushimira nka mukuru wacu by'umwihariko tubikuye ku mutima, kuko aduhesheje agaciro, adufunguriye amarembo, mbese turishimye cyane. Iyi ni impano twamugeneye, azareba ubuzima bwe bwose, azibuka ko yakoze igikorwa gikomeye mu muryango, ko yatubereye umukobwa mwiza. yuko nkunda unkunda mwirinda guhenda uwo nkunda bitaza mutera agahinda bimubuze kuramba. Nahoze nsaba Imana kugira urugo rwiza shenge, nayo kubana nawe iwanje n'ibyishimo nawe urabibona. Umuryango n'ibyishimo, abagenzi bacu n'ibyishimo, inshuti n'ibyishimo, kuba tubanye nawe hose n'ibyishimo. igitaramo ndabona cyibikijwe kandi imfura n'iziraye izindi n'izisezeye. natwe rero muri uyu mwanya tugira ngo dusubire hakurya iwacu i Nyanza mu gicumbi cy'umuco, tubabwire uko twakiriye abashyitsi uko byagenze. none natwe rero ubu ngubu kugeza akanya twagira ngo muduhe utubando twacu twisukume tugende, ariko mbere yaho murabanza mutwereke n'aho abana tuzabasanga, barumuna we bazaza babasanga, natwe twazabasanga ubutaha tuje kubasura. murakoze. ibyo uvuze ibyo turabikora. maze yatembe ngageze kure, wabibonye ko mu kanya abashumba bari bacaniye igicaniro, inka ziri kubataha. ni byiza yuko twereka aho abana twabubakiye ahari mu gihe mu cyicaro cy'umuryango wa Ntirenganya, ariko abana
barafite aho twabubakiye kandi nabo inka ziraryamira imyugariro ngira ngo ni na byiza ko muba hafi ngo murebe uburyo Louise afata inyana na Didier nawe akinikiza dore ko ari umukamyi uzi kuvuruganya yakwicara ku ntahinyagare yakwicara ku tw'abakamyi ntahinyagare uranyemerera upfukire n'impano ukayitegerereza mu muryango wa Zabahizi Elifasi kugira ngo ujye kuvuga amagambo meza uvuye kuri uno musozi ndetse n'inkuru nziza y'uko mwageze amahoro Imana yabagejeje ino amahoro mukaba mugarutse andi rero turabakunda uti wanwaniye n'umuryango wa Zabahizi aho basezeraniye n'aho bahurira badushimirire cyane kandi Imana yacu itibagirwa imirimo ikomeze kubaha imigisha yose kandi twashimye mu buryo nawe tuzagaruka rwose tudatebye. Murakoze cyane, murakoze cyane. Dushime ku bw'ubuntu bwawe bwiza kandi ubuntu bwawe butangaje wabanye natwe mu masaha ashize ugendana natwe muri gahunda twagiyemo none Mana nziza ukomeze kuturindira muri gahunda tugiye komezamo zo gutwikura uze kuza kuyobora intambwe zacu urinde ibirenge byacu dusengera urugo rw'abana rwubakitse kano kanya reka urugo rwabo ruzaba urwo rugendwa kandi ruzaba urwo rw'umugisha bazabyara abahungu bazabyara abakobwa bazagira amatungo bazagira imirima bazagira ibibaya bazagira n'ibishanga bazagira imisozi n'udusozi bazagira ibigega bihere byuzuye ibyo kurya bazagire intango zirimo ibyo kunywa bihoraho reka urugo rwabo turwature mu gihe utagabanyije kandi mu gihe Imana itanga usakare mu rugo rwabo ukomeze uganze kandi utegeke ariko mbere ya byose turukana imbaraga z'abanyabyaha imbaraga z'abapfumu imbaraga z'abarozi imbaraga z'abagambanyi zitesa agaciro mu izina rya Yesu turabakora kwimara kujya kuze ariko kuganza mu rugo rwabo reka urugo rwabo rube urugo rw'amateka kandi rube urugo rw'umugisha Mana nziza genda n'abagiye usigaye n'abagiye kandi bishimira ibishaka byo biba kuri urwo mwami wacu Yesu Kristo umwami wacu amen. Mukamunana nereka mata andinda Rwanda nzuriya byarira umukunzi none uko mubizi baduhekeye kandi bashima gusiga umwana ageze mu mirimo mu munsi w'imirimo badukoreye igikorwa cyiza cyo kutwifura kandi baha abana amata bifuriza gutunga no kubyara ahungu n'akobwa ariko abantu bashaka icyo kunywa turimo kuvuga gusa kandi iminwa yicaye ubusa ntabwo cyo dufasha ndabizi ko baduhekeye hanyuma kandi bari bakeneye kumenya n'aho urugo rw'abana ruri bityo bakabasiga mu mirimo
rero badukoreye umuhango mwiza wo kubatwikurura kugira ngo ejo bajye mu mirimo. Tukaba rero tugeze ngo tubakire hano kandi tubahe umwanya, ndetse n'aba bombi ni umugabo n'umugore nabo turabaha umwanya bavuge ikibari ku mutima, ariko mu by'ukuri keretse uwabingayi uyu munsi ndawushimira Imana ko wagenze neza wabwira igitutenge. Karibu rero werarisi tukaye akanya kugira ngo ishuri cyo kubwira. Igihe gishize twaje tubahekeye umugeni, uyu munsi rero tukaba twaje kugira ngo dushyire abana ahagaragara batangire imirimo. Bakunda gukora turabizi, kugira ngo ejo bazajye mu kazi. Umwanya twari twajemo ni nacyo gikorwa twabashije gukora. Murakoze. Ukuboko tugeze mu minsi y'iterambere, aho tutakibona abantu bikoreye ku mutwe rimwe na rimwe, ubundi banahikorera tukabereka aho bageza amaturo. Batuzaniye rero amata, batuzaniye ibiseke birimo imbuto zose ngo abana bahinge. Byageze mu kigega kugira ngo abashinzwe ikigega babishyize mu mwanya wabyo. Ibyo nabyo dukwiye kubibabwira. Hanyuma uburyo twanezerewe cyane, Marembo ugire ejuru tugushimire mu ruhame. Urize neza, wafashe umujishi, byaba ari ugusubiza ingobyi mu rwego, n'abandi uzaheka amaboko yawe ntagasuzugure. Ishimwe akomeye, urugendo umuntu anyuramo igihe kikazagera akagera mu rundi rugendo, biba ari ishimwe rikomeye. Mu by'ukuri mbere nari njyenyine, ariko murabona ko mpagaze nyine nuzuye. Rero icyo navuga ni ugushimira buri wese, inshuti, abavandimwe, buri wese wagize uruhare twe tumeze duteraniye aha ngaha ntakiri umwe. Rero muri inshuti nziza, iyi ntambwe duteye turabizeza ko turi kumwe. Urukundo mwatugaragarije, uburyo mwabanye natwe, kandi uburyo muri kumwe natwe nibwo tubafitiye. Rero ni kuvuga byinshi, gusa umuntu twashimye kandi tubikuye ku mutima. nanjye mfite byinshi nababwira, ariko ntacyo nanza kurya mvuze. Kuri aho Imana izabakuberekane, mwashimishije imitima yacu, kandi natwe aho muzadukenera turahari ku bwanyu. Zamura ishobora byose, turagushima, turaguhimbaje, tugushimira kubw'uburinzi bwawe, ukomeje kuturinda, ukatugirira neza. Tugushimye ko igikorwa twakweretse cyagenze neza, mwami icyubahiro n'ishimwe byawe, ibintu byose wigaragaje, nta kibazo na kimwe twahuye nacyo, turaguhimbaje neza. Mwami wanjye rero twagushimiye bwira bugacya, ariko mwami dutanze amashimwe mu mitima yacu, tuzahora tugushima. Mwami Imana rero turagushimiye, ujyane na buri umwe, aba bageni bacu ubahereza urugo rukomeye rwubakiye kuri Kristo,
uzabahe kubyara hungu na kobwa, ubahe umugisha, ubahe gushyira hamwe na buri umwe wese witanze uyu munsi n'abatabonetse hano ariko bagize igikorwa cy'urukundo, ubahe umugisha, jyana na buri umwe, usigarane n'abasigaye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen.